breaking news ku ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport ije kubasha kuba igenda yandagazwa n'ikipe ya APRFC igitsinda ibitego bigera kuri bine kuri kimwe. Ni match navuga ko itoroheye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari bagiye muri stade. Ni match navuga ko itoroheye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport no kwakira nibi bitego, dore ko tutaherukaga derby yavugagamo ibi bitego byose, dore ko wari umuba w'ibitego byazaga kuba bigenda biba ku munsi w'ejo. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mutoza w'ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kuza kuba agenda atsindwa iyi match, akaba yaje kuba agenda asabwa ibisobanuro ni kubw'iyi match ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport rwose kuva ku munsi w'ejo. Kuri iki cyumweru hakaba hari inama ikomeye cyane igomba kugira byinshi n'imyanzuro igomba kuba yagenda ifatirwamo. Haraza kuba nono tugaruka kuri ye reaction z'abafana nyaboneka bagendaga bagaruka kuri iyi match. Ese ikipe ya Rayon Sport yarushijwe iki? Ese ikipe ya Rayon Sport irabura iki? Nyaboneka yaraguze, ariko nubwo yaguze ntiyabuze gutandikwa na mukeba umuba w'ibitego. Nkawe nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ukurikira ikipe ya Rayon Sport, nyari kugiye muri comment utubwire ngo ese ikipe ya Rayon Sport yabuze iki. Ngira ngo ndashaka comment zanyu muzishyiremo tuze kuba tugenda tuganira gatanu kuri gatanu. Yari ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yari yaje kuba igenda ibanzamo abakinnyi bayo bose uko ari bashyashya, dore ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamwe barabyumvaga ariko abandi ntibabyumve, kuko kwibaza ngo ikipe abakinnyi baracyari bashyashya ntibigize bakorana training, ariko hahise hazamo yuko babanza mu kibuga bose. Ngira ngo ni bimwe mu bintu byaje kuba bigenda bitungura abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abandi bari kuri iyi match bakibaza icyaba kibaye kuri uyu mutoza. Mwizama harimo Kwizera Olivier, kuri kabiri hari umusore bita Serumogo ari, gatatu hari Dao, mu gihe mu mutima w'ubugarizi hari umusore bita Bangara ndetse na Ramazani bari bafatanyije. Richard yari kuri gatandatu, Kitoga yari ahari imbere yiwe na Likau yakaba yari mu kibuga hagati, mu gihe umusore bita Asimani yari ku ruhande rumwe, Joakimu ariwe batakishije, mu gihe umusore bita Jesus nawe yacaga uruhande rumwe. So navuga ko aba basore b'ikipe ya Rayon Sport rwose bamwe bitwaye neza, ariko abandi rwose bigenda byanga bitewe nuko cyadutunguye, kuko nubundi bari abasore basanzwe batamenyeranye, bari abasore bataziranye. Ibirera ari nabyo byaje gutuma abantu benshi bagenda bibaza kuri uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Bakavuga se ikipe ya Rayon Sport yari ifite umusore nka Rushema Chris cyangwa se Emery, yakabaye yaje kuba yari buze kuba ari gukinana n'uyu musore bita Bangara. So ibyo rero bigahita bihura nuko bitewe nuko uyu musore yaje kuba agenda yitwara hano mu ikipe ya Rayon Sport, ndaza kuba ngenda mugarukaho. Mu gihe mu gushimbuza bazanyemo umusore Yves wa Rutsiro, wirutsiro uyu musore rwose yaragerageje, Fisto yajemo, Ganijuru yaraje na Pascal baraza, ariko biza kuba bigenda birangira ikipe ya Rayon Sport iriye ibitego bigera kuri bine kuri kimwe, kunyagirwa bitaherukaga muri iyi derby. Abantu benshi bakavuga se what's going on Rayon Sport, ariko ni umusaruro nyine. Iri ekipe ya APR ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe ubona ko baraziranye baramenyeranye. Noneho wahita ugenda ugakubitira ku musore bita Youssef Dauda. Mama we uyu musore uraza kuba agenda asoza amasezerano n'umwaka, mpamya ko azagora ikipe ya APRS rwose kongera bakamwongerera amasezerano. Wakubitiraho umusore bita Kagege, uruhande rwe rwose rwari umuriro. Wakubitiraho ruhande n'ubundi kuri gatatu niyo mugabo Claude utarabonaga akazi, yaba uyu Serumogo nta kintu n'iki ngiki cyari kirimo, yaba umusore bita Kabange nawe nta kintu cyari kirimo. So ngarutse
kuri aba basore b'ikipe ya Rayon Sport, kuri aba basore bashyashya Kwizera Olivier nta kintu rwose wamushinja. Wenda igitego cya mbere yakigizemo uruhare kuko baro yari iri hanze aragenda arayifata yigarura mu kibuga kubera kunyerera iramucika nyine. Umusore wa APRFC ahita depozamo mu izama. Kwizera Olivier nta kintu wamushinja. Ariko nitujya kuri kabiri, uyu ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport wabonaga ko yibeshye ku musore bita Serumogo Ari. Mpamya ko ikipe ya Rayon Sport igomba gukora ibishoboka byose nk'uko yaje kuba igenda ijya ku isoko igura umukinnyi wo kuri gatatu Dawo, nubwo nta byinshi wamuvugaho. Ariko nanone hano kuri kabiri mu ikipe ya Rayon Sport ubona ko mu gihe Kabange yaba atayikinye, Serumogo rwose ntabwo akiri umusore wo kubanzamo hano mu ikipe ya Rayon Sport rwose, kuko ni Serumogo satere 0 ukwataka 0. Wabonaga ko rwose igice cya mbere ho yakinye yihisha mu mugongo wa Paul Sinjizas, nawe ubona ko utamutuma urugamba rwa derby rwose, kuko uyu ni umukinnyi wa squad player, ntago ari umukinnyi ubanzamo hano mu ikipe ya Rayon Sport rwose uyu Paul Sinjizas. Keretse wenda nk'umusore bamwe mu ikipe ya Rayon Sport ubona ko bamisingaga n'umwataka. N'umusore ikipe ya Rayon Sport wabonaga yuko rwose nta bindi bisubizo ifite. Ni mu gihe nkomeje n'ubundi mvuye kuri Serumogo kuri Dawo nta byinshi, ariko nyine wabonaga ko ni ikibazo cya fitness no kutamenyerana. Ugakubitiraho umusore bita Bangala. Uyu ni umwe mu basore ntatinya kuvuga ko ikipe ya Rayon Sport rwose yaguze bazima hangaha. Ni umwe mu basore rwose ikipe ya Rayon Sport yaguze. Abantu baramubonye ejo, umudefenseri w'igikara uri wambaye 14 mu mugongo. Udefenseri rwose ubona ko amakosa ni makeya, wari wanagowe cyane kuko wabonaga ko yajyaga kukuvura kwa Serumogo agahita ajya no kukuvura kwa Dawo. Wabonaga ko ahantu hose rwose yari ahari ari na tayari. Ibitego by'ikipe ya Rayon Sport ni ibitego ubona ko hari mu mark de concentration ndetse no kutamenyerana nyine, ntibamenye uburyo bahagarara mu kibuga, ikindi ntibanamenye uburyo nyine babasha kuba badefanda. Ariko wabonaga ko ikipe ya APRFC yo nabakinyi bari tayari kandi baziranye cyane. So ugahita ukubitiraho kuri Richard nta byinshi wamuvugaho kuko Richard n'ubundi nibyo ngibyo, n'ubundi asanzwe ari umwe mu basore bitwara neza hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kuri Atoni Kitoga maestro rwose ku munsi w'ejo yongeye ko bagenda akofaminga yuko ari umwe mu basore bazi umupira hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose, kuko ni umusore nta mashoti atera, ariko kugira ngo mukureho baro ni ikosa, kugira ngo atakaze baro ntibibaho. Ni umusore ubona ko ejo muri mediane rwose yari akwiye kuba ari. Ariko nanone ukabona ko ni ikipe ya Rayon Sport rwose yashyize hanze umusore bita Tambwe Gloire. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bigenda bibatangaza. Umusore nka Abedi nawe wabonaga ko rwose kuba yari bubari mu kibuga byari buze kuba bigenda bishimisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ndahita njya kuri Asmani, nta byinshi uyu musore Asmani, ariko byanze bikunze ntaga kaboko kiwe karakira, kuko ubona uburyo agenda ukareba muvoma. Uyu musore rwose akaboko kiwe haracyarimo akantu. Nujya ku uyu musore bita Vinyi ni umusore ubona ko mwiza wihuta, ariko umutoza yari yamubanje kuri ataka, kuko nk'umuntu wari uri kuri stade ngira ngo nimba yarabonye bakimara guhinduranya akajya kuri wingi, uyu musore yatangiye kugenda akina. Ariko ni umusore nawe ubona ko ni umuhanga bigaragara, ariko ni abasore ikipe ya Rayon Sport rwose ubona ko bataramenyerana udahita ujija. Ariko wenda mu minsi uko izagenda iza, aba basore b'ikipe ya Rayon Sport bazagenda bamenyerana. Nabonera no kubwira n'abareyo rwose mwihangane, iyi kipe irahari kandi izagenda itanga akazi nibamara kuba bagenda bamenyerana.